Bakunzi ba ZTV Show Rwanda turabasuhuje cyane nk'uko mubibona kuri kamera za ZTV Show Rwanda. Murabona Dr. Bagirishya RUSA akaba ari umushakashatsi mu biri domaine zitandukanye, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ubukoroni. Akenshi akunze kumvikana atavuga rumwe ku bijyanye n'ubukoroni, avuga ko abakoroni badukoreye nabi ibintu byinshi cyane. Ese Dr. Bagirishya, abakoroni yego hari ibibi badukoreye, ese ubona nta bintu byiza badukoreye? Banza umenye abakoroni baje muri Afurika kubera gukunda Afurika. Ntabwo baje kubw'inyungu zabo, ntabwo baje ku rukundo. None se umuntu aje ku nyungu ze ushaka gukora ikiza kihe? Ikiza ukora ni iki? Ubona ko bakoze ibibi gusa. Oya, ikiza nuba naje ku nyungu zanjye. Ikiza nakora ni iki? Ariko ushobora gukora ikiza kugira ngo kubw'inyungu zawe, ariko n'ubundi abandi bakabigiriramo inyungu. Nk'iki par exemple? None se ibi bikorwa remezo noze Dr. ubu iyi mihanda tugendamo ya kaburimbo, izi ndege tugendamo, amamodoka, twari kuzabigeraho ryari? Bakoze imihanda, bubatse n'amavuriro, si ibyo? N'ibindi byinshi wenda tubivuze mu ncamake. Ubu yanjye igihe cya colonisation si n'ikindi. Bubatse imihanda, bubaka n'amavuriro, hari n'amashuri abisiyoneri batanze. Icyari kigamijwe ni igiki? Amavuriro bari bakeneye mendevure. Uzi ko twakoraga, ababyeyi bacu byakoraga badahembwa. Yego. Example, nk'urugero nk'abubatse Sainte Famille, ari amatafari bakoraga igitarama ku mutwe, nta faranga n'imwe babahaga. Kubaka imihanda, nta mihanda twe dukeneye, nta modoka twe dufite. Bagira ngo bonaho bacisha imodoka zabo. Naho bazanye amashumi de fer, gusa simvuga mu Rwanda gusa, ndavuga muri Afurika. Bashyizeho n'amashumi de fer. Par exemple, Congo Océan. Nta muntu bahembaga ukora iriya shumi de fer. Bashaka ahantu bacisha, bavana ibintu Brazzaville, bigire bibye Brazzaville, bigire muri Atlantique. Amamenere na bois. Nta mukongoli wari ukenera shumi de fer. Haguye abantu 30 kubera gukora badahembwa, bitwa n'inzara. Ubwo se icyo mbona rero kiza ntacyo mbona. Ntacyo ubona. Amashuri yose, aya mashuri twigamo, amashuri bari bakeneye communication. Amashuri bakuru uko bashoboye kose, kuko muri ibyo bakoresha baza bafite nta rurimi bazi. Bakigisha kugira ngo ubone ukuntu exploit igihugu, ugomba kugira abantu muvugana. Abantu ugomba kubigisha ururimi. Ntabwo bigisha ibintu bizabagira akamaro. Ntibishoboka. None se ubukoroni ubwo babikoze mu bihe by'ubukoroni mu myaka ya za 800 kuza gutya mu myaka za 60, ubukoroni bwo bwasaga nkaho burangira. Mu myaka nose ntago batubwira ko bwarangiye muri za 60 na za 70. Karangiye ryari soko? Ariko niko nose igihugu runaka iyo kiziza ubwigenge baba bakora iki? En fait, uri kuravuga nkabo. Okay. Bo bavuze bati kugira ngo abantu batasaba ubwigenge, ikatubabwira ko bufite. Nibyo. Okay. Iyo ngingo tuyisimbutseho gatoya. Ntabwo wayisimbuka yumve nta bwigenge mufite, igihe cyose mugisaba inkunga ntabwo ufite. Niba ungaburira ntabwo nabwo mufite independence. Sibyo? Niba nyigusaba inkunga ntabwo wowe undigenga. Kuko niba ndakubwira no kuyikoresha, nige ngutegeka. Ubwo ikibazo n'abazungu badukoroneje cyangwa nitwibwa ahubwo tucyakira izo mpunga? Niba baragukoronije baragushyira muri condition ku buryo uzahora muri usaba izo mpunga. Bakeneye ko atavaho ngaho. Niba baragukoronije baragufite, nibo bagukoresha ibyo bashaka. Yego. None se ko badukoronije, ko bubatse ayo mashuri, ko bubatse iyo mihanda, iwabo ko babubakaga inganda, bari baneye kubaka uruganda mu ariko nose ko batabishenye ibihe, kuki ibyo bikorwa remezo batwubakiye, yego byari mu nyungu zabo, ariko nose kuki batabishenye? Babisenya kandi badafite independence.
ndavuga ba nyiri kubyubaka, ntabwo mvuga ari twebwe ba nyiri gukolonizwa babisengera iki kandi bakibikeneye, erega baracyahari. Yes, warabona ahantu ugenda utababona, baracyahari. Niko bose twebwe ntitujya iwabo, batubuza kujyayo se? Uzagenda urebe. Batubuza ntabwo baza nk'uko tujyayo. Ariko ubwo urumva ikibazo ndumva ari twe ubashinja amakosa cyane, kandi ikibazo ari twebwe. Ikibazo si twebwe, ikibazo nta independence dufite. Ikibazo twebwe icyo tugomba gukora ni ukubimenya d'abord. Wumva deja ntubizi, wumva nta n'ikibazo bifite, wumva barakoze byiza. Igihugu kitakoronijwe tukirusha iki? Kitakoronijwe tukirusha iki? Urugero Ethiopia. Nose bo nta nkunga babakira. Nta nkunga basaba. None se bakeneye iki? None se ibikorwa remezo biri iwabo nibo babyiyubakiye, na religion yabo na Bibiliya niyo biyandikiye. Ntabwo bakoresha muri Ethiopia, ntabwo bakoresha Bibiliya izi ngizi dukoresha hano mu Rwanda. Bafite Bibiliya yabo. Gusa icyo nzi muri Ethiopia, nzi ko ururimi rwabo bafite inyuguti zabo. Ntabwo ari ururimi rwabo gusa, na religion yabo. Uzi ko bemera Yesu cyane, no banamumenye mbere yuko Vatican imumenya. Nose ko baje kwinyuramo nabo. Nose ejo bundi mu myama. Areka kuvuga ejo bundi, Amerika yashatse kubasenya na Occident kubera igihugu kitakoronijwe binyuramo. Binyuramo gute? Binyuramo gute? Niba ukuntu bahagaze, ariko umenye ko bahagaze nta muntu intervene. Nese abatigri n'abantu abanza wumve, bariya abantu abanyamerika bagize ikintu bise Plenta Afrique, bashaka gusenya Ethiopia, niba bangamiye cyane bakurikizaho Cameroon, irabananira. Dieu merci, irabananiye. Iyo baza kwinyuramo ntibari gutsindira intambara. Nese bari barayitsinze. Barayitsinze no kugira ngo bakoresheje izi tekinike. Ni intambara, ni tekinike de guerre, c'est normal. Na tigre kugira ngo imanika amaboko bari bagiye gushira. Ariko ubwo urumva arega ikibazo, bari abantu bashinja amakosa. None se kuki abatigiri bo bemeye kurwana na bene wabo? Ubwo urumva ikibazo abanyafrika rega tugira, ba nyiri kuducamo bampatse ibihugu, bo twita bampatse ibihugu, banyura muri batwebwe. Ntabwo none se ubwo urumva ikibazo ari bo cyangwa ari twebwe? Oya, reka nkubwire iki. Sinavuga ngo ikibazo ni twebwe. Kuko abatigiri n'abaurumo aba TPLF bariya bagiye mu ishyamba, urumva n'ubundi ni abanya Ethiopia bene wabo. Kuki bafashe umwanzuro wo kujya kurwana bene wabo? Kuki bataharaniye ishyaka abakurambere babo baharaniye? Kuki batakomeje iyo fondasiyo yabo? Ariko abanyamerika cyangwa les Occident bakabacamo ibice bakarwana hagati yabo. Ubwo urumva ikibazo ari aba les Occident, niba bashaka inyungu za les Occident, niba bari inyungu zabo baharanira, ubwo urumva ari ikibazo cyabo, cyangwa ni twebwe baducamo ibice tukemera. Okay, ibyo bibaho muri societe zose, si twebwe twenyine, si abanyafrika bonyine, ibyo bibaho muri societe zose. Hakabaho abantu bashyira imbaraga nyinshi cyane mu gushuka abandi. Ntabwo urugero no muri Palestine, yazo umuntu agushuka simuvuga ko Afrika ngo ariyo soko y'ubwenge, siko njya numva muvuga ngo iriya Misiri, Egypt, hari abayita ngo ni Kemet kera, niko nawe ubyemera ngo bivuze umukara. none se Egypt n'izina ryayo abagira iki barize. Ariko ibyo none ukuvuga ngo abanyafrika nibo ubwenge bwavuye niho nyine, ariko abantu batuye isi yose n'abanyafrika. None se ubwo bwenge bwatumariye iki? Ubwo bwenge tuvuga yuko ngo iranga imibare dukoresha, njya numva muvuga ngo ni ubwenge batwibye. None se niba utabyaza umusaruro, nk'urugero abakoroni baraje badutwara imitungo twari dufite karemano, ubutaka, badutwara amabuye y'agaciro, amapeteroli, na n'ubu ntibahagaritse. None se niba tutabashije kubyikorera, ba nyiri kubibyaza umusaruro bakabibyaza umusaruro, ubwo urumva ikibazo ari bo cyangwa ari twebwe ahubwo?
igikuru nuko tubimenya niba wumva ko deja no kumva ko ikibazo ari twebwe ni byiza cyane ubyumva suba bene banakubwiye ukuntu muri politike yabo ibintu twebwe dukeka kubera twebwe ntitugira umutima mibi nk'iyabo bo gahunda zabo birasa twe kuba tutarabakoronije ni umutima mwiza ahubwo cyangwa nuko badutanze civilisation harimo abavuga yuko ngo yatangiye muri Egypt abandi bakati Mesopotamia ugasanga ni ibintu birwanira mu mitwe y'abantu barira banze ugende boromwe kudukoroniza ntabwo ari civilisation kuko gukoroniza nta civilisation mu gukoroniza icyatumye twebwe tutakoroniza ntacyo twari dukeneye natwe twari dukeneye burasi bo nta mitungo kamere nose muri Aziya cyangwa i Burayi nta mitungo kamere bari koroniza se uti Aziya igeze koroniza iki gihugu ntago yakoronije ndavuga twebwe abanza wumve banza utega amatwi wumve kudukoroni twebwe nta buntu nta kintu twari dukeneye inyuma ya Afrika twari dufite byose bariya bari bamerewe nabi cyane bari bakennye bashonje barwana buri munsi bagira ubwenge ari naho havuye ubwenge inspiration y'ubwenge bagira aventure yo gushaka ukuntu babaho bagwa kuri Afrika no batangiye kugira ubuzima bahageze abonye muri Afrika hari byose babona hari ibyo tutabyaza umusaruro none se amabuye y'agaciro si byabaga ari ibintu byandagaye ku gasozi aho ngaho twabibyazaga iki tonde ntabwo byari bikenewe ikintu cyose kigira igihe cyacyo bo rero icyo bari bakeneye nta nubwo biriya byamubaye babijemo nyuma bari bakeneye kurya daboro ko inzira ari bishe kuko bagize naho barya ibyatsi bagize naho barya abantu noneho bamaze kwibona ibyo noneho twari tumaze kubahingira imyaka 100 tudahembwa babona si production babona ni byinshi batangira kumenya gushaka kwitransforma ngo bibikike ariko twebwe ntacyo twari dukeneye ntabwo twagomba kujya hanze kutabyaza umusaruro ntabwo cyari ikibazo bw'ikintu cyose n'ikiba gikeneye ako kanya byari kuzaza bikanibi nasa ako kanya icyo gihe se ntibagendaga mu mamodoka icyo gihe amamodoka ntabwo twari dukeneye twebwe nose doctor ubu ngubu banza wumve ukeneye imodoka ikiyo kujya guhaha none se iyo ugiye Butare ugenda n'amaguru no icyo gihe nta nubwo nanyereye kujya Butare ukubera icyo utari gukeneye kubera injyane gukoreye iki none se dufite nko ku rugero nk'u Rwanda tureba nk'imbibi twari dufite none se nta bene wacu imbibi twari dufite niba hano i Kigali bahitaga imbwana cyambwe ngira ngo waba gukeneye nko kujya mu ndorwa none se icyo gihe ntibikoraga imifuka agahunga nako agahunga icyo gihe kari katarata bikoraga umutsima w'amasaka akagenda ariko ubu ngubu agiye kusura bene wabo se baheye ikiriya gihe imiryango yari yegeranye ntakeneye kwikorera kuko ibyo ngibyo uyikorera hariya birahari ntabyo ujya gukorayo abagendaga n'abari ku rugamba bagendaga ku rugamba ntukeneye imodoka bagendaga ku rugamba ubwo ushyigikiye ubwo we ntabwo wemera ko imodoka ntabwo wemeye ko uburyo bwo transport yoroheje we ntabwo bwemera ariko se nakubwiye ibyo byose twari kubigeraho ariko tubigera nose kuki tutabi ntabwo byari bikenewe nabo ntibazivukanye ariko nabo twebwe ibyo bakoreshaga muri izo transport niba ari amamodoka niba ari inganda ibikoresho bakoreshaga natwe twari tubifite mu gihe tutabibyaje umusaruro bo bakadutanga none se indege se ije sama play indege bakupuruye muri Egypt ejobundi indege none se muri Egypt gihe hari indege bagiraga bari bafite amaplayers barayi ariko ntabwo playa none se kuti playa bari bakeneye kiriya gihe nta ndege bari bakeneye erega n'abazungu ntibavukanye indege ikintu cyose kigira igihe cyacyo ariko niba umuntu akigutanze ntabwo mutanguranwa none se waragikeneye nturagikenera none se niba bo barabonye ko hari ibyo tutabyazaga umusaruro reka banza wumva ariko banza wumva uwo musaruro uvuga ni uwuhe twebwe icyo gihe basangaga ugasanga icyo gihe uravuga ibintu by'imodoka twebwe ntabwo ko nta modoka twari dukeneye ntayo ubwo none se iyo uvuye aha ngaho ukajya nk'Ibutare ugenda n'amaguru umunsi biratandukanye natwe dushobora ko twari kuzikenera nyuma ariko uyu munsi biratandukanye twari kuzikenera nyuma tukazigura ikibazo kiri kuko abantu bose ntibagomba gukora imodoka n'ibihugu byose na Canada nta modoka ikora
hakora iki? nta modoka ikora. Ndakubwira ko igihugu kitagomba gukora imodoka, bazigura ahandi. Ariko kuba batazikora ariko barazikoresha. Ariko ubanza wumve kuzikoresha ndabyumva, ariko biterwa n'amahitamo na planification z'igihugu. Nicyo niko nakubwira. Natwe bikenewe imodoka zimwe ngo tuzikore, twari kuzigura, ariko icyo gihe ntabwo twari tubikeneye. Ntabwo kandi ariko kuki mwitwaza ko mutari mubikeneye icyo gihe? Kandi ibyo mbifata nk'urwitwazo ko mutari mubikeneye, tutari tubikeneye muri iyo myaka. Neze Dr. reka nk'urugero n'abari bazungu hari igihe batari bazikeneye, bazi kuzikenera nyuma bagize avantire kuko bahuye n'ibibazo kudusumbya. Uko kugira ibibazo rero babibyaza umusaruro. Twere niba barasanze turi abatesi bagombaga kudukosora. Kandi none njye kinyica nuko muvuga we na bagenzi bawe numva muvuga ngo Afurika ngo yari igicumbi cy'ubwenge, abazungu baraza. Nasi niba barabatwa umuntu akwiba ubwenge, umuntu niba abashije kukwiba ubwenge ubwo ntabwo wabukira ubwenge. Ubwo niba ufite yenda projet muri mashini yawe ukavuga ko iri mu ubwenge bwinshi, ngiye niza nkayitwara, ubwo si ubwo burabukira ubwenge. Ntacyo ibintu byose bigira igihe cyabyo. Icyo nzi, icyo nizeye bizahinduka. Ariko wemere ko ubukoroni hari icyiza bwadusigiye. Ntabyo nakwemera ko ntacyo nzi. Nose reka nk'ingero zoroshye. Rera nk'inganda nk'inganda. Reka mbanze mvuge. Reba nk'urugero nk'imbuto. Kera ku bwa basogokuruza bacu abazungu bataraza, icyo gihe uburyo storage cyangwa uburyo bw'ubuhuniko bwabaga bugoye. Ariko ubu ngubu ushobora nk'inganda zikora nk'urugero nk'uruganda rw'Inyange niba rushobora gukora ji y'imbuto ikaba yamara imyaka 2. Urumva nta bazungu babizanye ubwo bwenge bwo kubikora gutyo, nta bazungu babizanye. Twebwe si icyo gihe babaga wabika n'urubuto rukamara n'icyumweru, ariko barabizanye turabikoresha. Yego nubwo batabizanye ku ntuza, ariko ni ubwenge baturushije, natwe ubwenge tubuprofitiramo. None si kubika si frigo. Amakosa yacu baba yabyaje umusaruro. Reka nkohereze nk'urugero nko muri siporo. Muri football hari ibyo bita avantage cyangwa advantage mu cyongereza. Ni kwa kundi umukinnyi akora ikosa, adversaire we akaribyazamo umusaruro akabatsinda igitego. Ubwo se ikosa aba ari irya adversaire utsinze igitego cyangwa ikosa aba ari iry'umuntu wakoze ikosa? Simbizi numva byatubura kumvikana kuko n'uvuga uti batwije kubika ibintu bikamara imyaka bikamara iki, batwije none se kubika ibintu ngo ntibipfe si frigo. None se frigo n'umuzungu wayikoze iki? Frigo n'umuzungu wayikoze. None se ninde wayikoze se? Frigo. Ariko ndumva ushaka kuntega imitego myinshi. Ntabwo ari umutego, ngiye sinjya ntega n'umwe intellectuel. Sinatega umutego. Aba intellectuel rero niba bagira imitego myinshi. Afrika kandi. Frigo ni umunyafrika wayikoze mu 1891. Yego. None se sinzi ibintu bitira abazungu ibyo ari byo. Nizi televiziyo zitubuza amahoro ni umunyafrika wayikoze. None se wumva yayikoreye mu kihe gihugu? Yayikoreye mu kihe gihugu? Tumva amajyambere arabazungu. Iyo televiziyo na frigo bayikoreye mu kihe gihugu? Mwumva ko arabazungu batuzaniye. Twebwe nta na kimwe tutari kugeraho iyo kirirwa. Ahubwo abazungu bajyaga muri Aziya kuzana amayepise kugira ngo babone ukuntu babika ibiryo byabo kubera byaburaga. Sibyo? Kujya kwemera kujya kwica abahinde babatwari amayepisi kuza babone ukuntu babika ibintu. Twebwe ubwenge bwabo ubona uretse ubugume no kutadufata nk'abantu nta kindi na kimwe, ibintu byose twashobora kubigeraho tutababonye ko twabayeho mbere yabo, twabaye batarabaho, twabayeho ibyo ni urwitwazo. None se niba ari kuba twarabayeho mbere yabo, rega icyo tureba twese turi abantu, si byose nubwo uruhu rutandukanye, ariko ndwaye nka malaria imiti yamvura ni nayo yavura umuzungu cyangwa umwarabu cyangwa umumetisi.
ibyo ngibyo byo ntabwo twakwirwa tubitindaho, ariko icyo ndeba abazungu bo bagize ubwenge imbere, nubwo mutubeshya yuko abapanafricaniste benshi numva batubeshya, ngiye mbifata nko kutubeshya ngo nitwe twamenye ubwenge imbere. Neza ubwo bwenge twe tutabyaza umusaruro, abazungu bakabubyaza umusaruro. Ngiye mbifata yuko ari urwitwazo, ari n'inzika muba mushaka kubika mu bakiri batoya kugira ngo abazungu babonemo nabi. Ariko ahubwo icyiza cyakabaye cyagakozwe n'iki, nuko ahubwo mwebwe abapanafricaniste mwakwigisha kubana neza hagati yacu kugira ngo abarezoxida be kuzajya babona uko batwinjirira, kugira ngo tugere no ku iterambere, solidarite, gushyira hamwe. Ariko guhora twishyiramo ngo abazungu ngo basanze ngo tumeze neza, ngo tuzi ubwenge barabutwara, ngo basanga ngo twunze ubumwe, ngo baducamo ibice, n'ubundi ibintu bisenyuka biri busenyuke. Muri Ethiopia bashyize hamwe birakunda, nubwo haje kwivangamo akantu mu myaka mikeya yashize. Naho ubundi abazungu ntabwo nge nta kibazo mbabonamo, ahubwo ikibazo ni batwebwe. Ni batwebwe. Reka dukonkiriwe gutyo. Kuri wowe umuntu wese nyine agira vision, agira na jugement ye, ni kubibona. Parfait. Byihorere ubikomeze gutyo, gusa tuzarebe abenshi n'abanyafrika benshi babona nkawe. Nge ubona ndeba gute? Oya, ntabwo ndavuga uko ibyo uvuze. Bivuge nta kibazo. Oya, n'abanyafrika bose babona gutyo, mwumva colonization ari nziza, bayigumemo. Nge ntabwo nshimye ko ari nziza. Hari icyiza yatuzaniye, ariko natwe twe kujya tubigira urwitwazo. Twebwe ibibazo byacu dushaka abana tubyegekaho mu mwanya wo kureba twebwe hagati yacu. Niba mu muryango, reka ntange nk'urugero, niba iwanjye mu muryango harimo ibibazo, ibyo bibazo kugira ngo bikemuke biri busaba undi muryango gusenyuka, ubwo urumva ikibazo ari bande? Atari ba nyiri umuryango gusenyuka, cyangwa ikibazo kibara kuri njyewe utumye umuryango usenyuka? Uko ibibazo by'iwanjye birakemutse, we niba utagize ubwenge bwo kurinda ibibazo kurinda solidarite y'ibyawe, ubwo urumva ngiye nta kibazo. Ngiye iwanjye baramera neza, ariko wowe usigara ugira. Ariko twebwe guhora twitwaza ngo abanyafrika ngo twari abanyempuhwe, ngo abana beza, ngo abazungu ngo baje, ngiye ibyo bintu bya kenshi ntabwo nkunze kwemeranywa nabyo. Ibyo nta kibazo, ahubwo icyiza nta kibazo, yemera uko ubyemera. Gusa tusimplima ushobora kwibaza ese bajyaga hehe abaki? Bari baje kureba gukemura ibibazo byabo. Niba iwabo bari bakiriye gukemura ibibazo byabo iwacu, kubikemurira iwabo, gukemura ibibazo byabo iwacu. Oya, ntabwo ari kubikemurira iwabo. Baje gukora iki twebwe? Baje kubyaza umusaruro ibyo tudabyaza umusaruro, natwe birangira tubigireho. Umuntu iyo afite ikibazo, umuntu iyo afite ikibazo se, tugira ikibazo twari guhamagara udufasha. Nta kibazo twari dufite ko nta muntu twahamagaye. Ntabwo ari ikibazo yuko nta kibazo. Si uko mutari mufite ibibazo, si uko mutari mufite ibibazo, ahubwo nuko icyo gihe nta bwenge twari dufite. Nuko nta bwenge twari dufite. Kuko muri Aziya hari imitungo. Kuvuga ngo Afurika ngo yari yihagije, muri Aziya hari imitungo. Ubwenge ni ukubyaza umusaruro. Kudefiniza ubwenge biterwa ni igihe cyose utantunze uzawe kundusha ubwenge. Igihe cyose nitunze nzi ubwenge, wowe utantunze ntundusha ubwenge. Nese mu gihe nshaka kubyaza umusaruro amakosa yawe, ayo makosa yanjye uyita amakosa, ni uyita amakosa. Kuri si amakosa uko mbayeho.
ariko ubayeho nabi. None se niba waravaga i Kigali ukajya i Cyangugu ntabwo byabagaho se? Uzaganire n'abasaza b'imyaka hejuru ya 90 bakubwire. Biragoye kugira ngo twumvikane. Nese bigoye bite Dr. Niba ushyigikira yuko reka tureke banza basugende banze usome wanze urebe umenye byose uzabona ugaruka turukana. Ariko ndabizi kuko n'ubwa mbere mbona umunyafrika umubwira gutyo. Maze kuvuga n'abantu benshi n'ubwa mbere mbona nta n'umuzungu urambwira gutyo. Kandi naganiriye na benshi kandi n'abazungu. Ariko nanjye naganiriye nabo. Okay, abo mwaganiriye ubwo biva ko mwaganiriye abo twaganiriye ni benshi. Twariganye twaraganiriye n'abanyafrika benshi turaganira atari no muri iki gihugu gusa. N'ubwa mbere numva utekereza gutyo. Ntekereza nabi cyangwa neza. Simvuze ko ari nabi kuko biva kuri wowe. Kandi numvishije usa nk'ubiri udatekereza nkanjye so gutekereza nabi. Umuntu wese atekereza. Ariko n'ubwa mbere numva utekereza gutyo umunyafrika. Wumva ko colonisation ari ikintu cyiza. Wanje ntabwo navuze ko ari cyiza. Nje navuze yuko babyaje amahirwe amakosa twari dufite. Mbigereranya nko mu kibuga cya football aho ugereranya mu kibuga cya football. None se iyo ubuzima busanzwe se ugereranya iriya ni sport ni amusement ugereranya na la vie. Kuko ibyo bitwa amakosa ayo makosa yari kutugiraho ingaruka ku buryo twebwe ubwacu amakosa yarabagaho tukayakemura ubwacu. Ntabwo tudakeneye umuntu hanze. Icyo gihe umuntu hanze kudukemura amakosa si impuhwe nyinshi. Icyo ashaka si ukudukunda. Ntabwo rero bavuga ngo yakize neza. Uwe simvuze ngo ureke kubivuga. Ndi kubibona gisiko mbibona. Reka tuzasubira ikintu. Dusubira ku musozo reka nshyira agakeregeshwa kanjye. Njyewe nubwo hari ukuntu wanyumvise ariko ngiye nshaka kukwereka uko ngiye mfata ubukoroni. Abakoroni ntabwo ngiye nshyigikiye ko badukoreye ibibi gusa. Nakeza ari mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta muruzi wabuze gikarabya. Nakeza baragakoze. Ariko noneho ikibazo doraho kibera. Nuko amakosa n'ibibi byose muvuga ko badukoreye kandi akenshi baranyuraga muri bene wacu. Ariko nimushaka kureba icyo kintu ngo tugikosore nk'abanyafrika uko twebwe twagakosoye amakosa yacu twubaka umusingi tukavuga tuti turi abanyafrika bari abantu baza kutwinjira nta rukundo bafite ahubwo twebwe turebe inyungu zacu kuko naho twunze ubumwe koko nkuko mubivuga ko kera twari twunze ubumwe ntaho bahera bamenera ngo baze baducemo ibice. Okay, merci. Bon, ngiye kuvuga ijambo rya nyuma kuko numva ibyo uvuga nibyo mvuga en fait. Sinzi igituma tutanumvikana. Panafricanisme ni iki? Ni fraternité et solidarité. N'ubuvandimwe no gushyira hamwe. C'est ça. Nicyo dushaka kugira ngo turekipere ibyo twataye. Ni fraternité et solidarité. C'est l'Afrique ni ou la mort. Ni la victoire etano. Afrique imwe cyane tudangire. Sisa nibyo sinzi igituma tutumvikanaga ariko ubu noneho numva twumvikanye. Nanjye panafricanité et solidarité. C'est ça. Nanjye ndayemera panafricanisme ariko hari ibintu tukwiriye kujya dukosoramo twe kujya tugira inzika ku bazungu. Kandi mbumva buri munsi. Utumva buri munsi. Akenshi mushinja amakosa les Occidents. Ntabwo ariko kuyabashinja kuko ntabwo uziye tubatumira ariko niyo panafricanisme barayirwanya ubwo bumwe bwacu barabona ariko natwe twige kubyaza umusaruro amakosa yabo. Nicyo mvuga ari nacyo baturushije. Nicyo mvuga ni fraternité solidarité ça conclut tout. Okay, cyari ikiganiro gishyushye n'umushakashatsi Dr. RUSA Bagirishya. Akaba ari umuhanga muri domaine zitandukanye cyangwa ingeri zitandukanye mu bukungu abariyo muri politiki abariyo mu mateka muri science hose abariyo. Niwe mwabonaga kuri kamera za ZTV Show Rwanda naho njyewe wari umuyobozi w'ikiganiro banyita ZDB Mustafa. Murakoze cyane Dr. RUSA. Merci à vous. Merci.